Yesu nashimwe. Mazina nitwa Rwamagira Xavier. Nishimiye kubana namwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Turakwinginze ngo uzubane natwe mu uyu mwanya w'ijambo ryawe tugiye kumva. Ijambo ryawe ryabaye tutarabaho, ijambo ryawe ni inkota ikebera mugi yombi. Unyemerere Kristo, uzube hamwe natwe kandi ritubere ikiraro, ritubere urwego rutugezeho mu ijuru. Byambaje mu izina rya Data ry'Umwuka wera Yesu rakoze. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 5 duhere ku murongo wa mbere. Reka dusome. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amadafari ndende, acokuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Yudaya, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni iki? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'incike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli, n'Abayuda ni insina yishimiraga. Yabingiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Imana itugire neza. Kadusangire ijambo ry'Imana nanone riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko ryanditswe na Matayo ibice 23 umurongo wa 25. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Amen. Imana itugirire neza. Ijambo umwami Yesu yampaye ngo tuganireho ni ijambo rivuga gutakataka w'imbere, ubutaka butararya uw'inyuma. Mu muntu habamo abantu babiri. Hari umuntu w'imbere ariwo nakita bugingo, hari n'umuntu w'inyuma. Igihe kinini tukimara twita ku muntu w'inyuma. Uyu muntu w'inyuma isi yose niwe imara igihe kinini imushakira uburyo yabaho neza. Benshi bamara igihe kinini biga bagira ngo umuntu w'inyuma azase neza. Umuntu agahera mu mwaka wa mbere yiga, akarangiza uwa gatandatu agakomeza, abashakira umuntu w'inyuma. Umuntu w'inyuma turamwambika, yewe tukanamusiga. Umuntu w'inyuma tumutuza heza, tumuryamisha heza. Iteka nta muntu utifuza ko umuntu w'inyuma yatera imbere. Ariko ndaje kukubwira ngo takataka uyu muntu w'imbere, ubutaka butararya uw'inyuma, kuko hari amakuru namenye. Uyu muntu w'inyuma ubuzima bwe burarangira, kandi uyu muntu w'inyuma ubuzima bwe
bugira aho burangirira, ariko aho burangiriye umuntu w'imbere arakomeza. Ni nayo mpamvu nubwo tumaze igihe kinini kwita ku muntu wacu w'inyuma, dukwiye kwita cyane no ku muntu w'imbere, kuko utaka umunsi bwariye umuntu w'inyuma uzasigara ufitanye urubanza n'umuntu w'imbere, kuko azagushinja. Umuntu w'imbere ni nawe umuntu w'inyuma profitiraho. Ni nawe iyo umuntu w'imbere ameze neza, umuntu w'inyuma iteka basa neza. Ariko umuntu w'imbere iyo yononetse, n'inyuma ntabwo uba ugaragara neza mu maso y'Imana. Imana irashaka iki? Irashaka yuko dutakataka umuntu wacu w'imbere, tukamuha ibimukwiriye, tugashaka ibyamufasha, tugashaka ibifite umumaro, tugashaka ibifite agaciro mu maso y'Imana, kubera yuko uyu muntu w'imbere azakomeza, uyu bita bugingo azakomeza, azabana n'Imana akaramata. Umunsi Imana izaba imaze kwishubiza uyu muntu w'imbere imuhamagaye, azabana n'Imana. Ariko uyu muntu w'inyuma twitaho, uyu muntu twigishije, uyu muntu twambitse, uyu muntu twabonye tukabana nawe igihe kinini, icyo nagaye cyane ku muntu w'inyuma ni uko ibyiza tumukorera nta na rimwe agushimira, nta na rimwe urya ngo uhage. Umuntu w'inyuma wumva akubwire ngo wakoze kungaburira neza, ahubwo mu gitondo uzinduka ushonje, uzinduka inzara yakuriye, uzinduka n'ubundi wifuza kongera kurya. Uyu muntu w'inyuma umusiga amavuta meza, ariko mu gitondo wajya kureba ugasanga warwaye, wagira ikibazo cy'uburwayi ahubwo isazi zikiruka zituma kuri wa muntu w'inyuma. Tumara igihe kinini twita ku muntu w'inyuma, kandi iherezo rye riri bugufi, iherezo rye ni ritoya. Ndagushishikariza mwene data kurushaho guharanira kwita ku muntu w'imbere, kuko iby'umuntu w'inyuma bigiye kurangira. Yesu aje gutwara itorero rye, kandi Yesu aje gutwara umugeni we uri hano mu isi. Nodegadimi odre kandodemo, uyu muntu ntabwo azigera na rimwe ajyanwa mu ijuru. Uyu muntu w'inyuma neda Imana izamuhindura mu kanya gatoya, ahindurwe ajyanwe mu bwami bw'Imana. Dufite ikibazo gikomeye, kuko twahaye imbaraga uyu muntu w'inyuma, twima agaciro umuntu wo muri twe, utuye muri twe, ugendera muri twe, uvuga ku buzima bwacu bwa buri munsi. Twasomye ijambo ry'Imana, Yesaya yarimbiye Abayuda, ararimba ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu. Nari mfite umusozi munini urumbuka, ndawutabirira, ndawuhingira, mutera mu insina, yewe ncukuramo n'urwina, kugira ngo izi nzabibu nteye zizabashe kumpa umusaruro. Nubakamo n'inzu ndende y'amadafa, kugira ngo izi nzabibu nteye nizimpa umusaruro nzawubike, nzawuhunike. Uko niko Imana yabigenje. Ibyari ibibazo imbere yacu yagiye ibikuraho. Uwari urwaye yaramukijije, uwari ushonje yamuhaye kurya, wari wambaye ubusa yamuhaye kwambara. Buri muntu wese mu ruhande rwe n'uburyo abana n'Imana, hari ibibazo yakuyeho, hari intambara yakuyeho, hari umuteguro wabayeho. No kuba turiho twebwe hari umuteguro w'Imana Imana yasize ku buzima bwawe, kugira ngo uyu munsi ube uriho. Hari yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo twitwe abana b'Imana. Bibiliya ivuga ngo abamwemeye bose ngo bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana itugirire neza. Ariko ikibazo ngo yitegereje urwo ruzabibu yahinze, ngo mu gihe cyo gusarura, ngo agiye gusarura, ngo asanga ngo aho hari kwera inzabibu heza indibu. Arabaza ngo yemwe bagabo, yemwe babyeyi, yemwe barokore,
yemwe abanyamasengesho, yemwe abantu b'Imana, yemwe bataramenya Imana, ikintu nari nkwiriye gukora nakoze ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Kandi ibisabwa mu ruzabibu byarakozwe. Amabuye yari arimo yavuyemo, amahwa yari arimo yavuyemo, imifatangwe yavuyemo, ifumbire yarugezemo. Ibintu bisabwa ngo uruzabibu rwere byageze mu ruzabibu. Icyari gisigaye kwari ukwera imbuto. Imana irabaza ngo ikintu yari ikwiriye gukora itakoze ni ikihe? Ikintu yari ikwiye kugukorera yasigaje ni ikihe Imana itakoze? Ukiyishinje uhaguruka uvuge ngo ngewe hari ibyo Imana yasize. Nta na kimwe itakoze, ariko irakubaza ngo ni iki cyatumye utera imbuto wari ukwiriye kwera? Ukwera inzabibu, ukwera ibintu bidafite umumaro, ukera indibu. Imana itugire neza. Imana irashaka ko dutakataka umuntu w'imbere, ubutaka butararya uw'inyuma. Twasomye ijambo ritubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Yesu Kristo ubwe abwira abafarisayo ko bazabona ishyano, ko boza inyuma y'igikombe hakaba hasa neza, ariko imbere yacu hari umwanda. Imbere y'igikombe, imbere muri wowe, mu mutima wawe, uroza inyuma wereka abantu ko uri mwiza, wambara neza, ufite ubuzima bwiza. Ibyo turabizi ko wize, turabizi yuko wubatse, turabizi yuko ufite ibintu byiza bikuranga, kandi koko twese tubona tugashima. Ariko imbere yawe wubatse iki? Wubatse etaje, turabizi. Waguze imodoka nziza, turabizi. Warize wararangije, turabizi. Ariko icyo wubatse imbere muri wowe ni iki? Ibyo byose wubatse bizasigara ku isi, ibyo byose wagezeho bizasigara. Ahubwo icyo winjije muri wowe nk'imbere, wagaburiye umuntu w'imbere, nicyo uzakomezanya mu bwami bw'iki? Bw'Imana. Imana irashaka ko umenya gutakataka uwo muntu, umutakisha imirimo myiza. Tubona inzu, abisi bazi kubaka inzu, barazitaka bakaziha amadizayini meza, bagashyiramo imitako myiza. Twakwicara tukanezerwa, tukagubwa neza, tukumva ubuzima bumeze neza. Ariko si imitima yacu kwizajya imbere y'Imana ijyanye iminyago, ijyanye imirimo, itatsweho imirimo watakatatse ku muntu w'imbere ni iyihe? Ahari si ubwambuzi, ahari si isari, ahari si ugusambana, ahari si ukwiba, ahari si akagambane, ahari si ubwambuzi. Mbese ikintu washyize mu mutima kikuzengurutse muri wowe, aho abantu batareba, aho inshuti zitareba, aho imiryango itareba, ikintu wubatse ni ikihe? Dongenemo enamo sigre evobre tango demo ine fodra izme. Imana irakubaza ngo ikintu wubatse ni iki? Kwisigiye kushira no kwifuza kwayo. Ikintu wubatse ugiye kujyana mu bwami bw'Imana. Ubwo Yesu Kristo aje guhamagara itorero, ikintu ugiye kumurika imbere y'Imana ni iki? Nta bwambuzi buri muri wowe, nta kubeshya kuri muri wowe, nta rari riri muri wowe, nta bwambuzi buri muri wowe, nta bantu bari kurira ku bwawe, nta bintu wubatse muri wowe bitanejeje Imana. Nugera imbere y'Imana izagutwikana nabyo. Gutakataka umuntu w'imbere, ubutaka butararya uw'inyuma. Ozi imbere y'igikombe hasa n'inyuma watatse, weretse abo ibyiza wagezeho. Ariko Imana uzayimurikira iki? Ko ibyo byose wagezeho ari abantu tubireba tukanabigushimira, ariko imbere y'Imana iragushimira iki? Ni iki wagezeho? Ni iki wagezeho imbere y'Imana? Uzahagarara imbere y'Imana
papa wawe adahari uzahagarara imbere y'Imana, mama wawe adahari uwo mwiganye ntazakuvuganira, uwo mwararanye ntazakuvuganira, uwo mwiganye ntazakuvuganira, uwo mwasenganye, uwo mwagendanye ntabwo azigera yivanga mu rubanza rwawe n'Imana, ahubwo imirimo watakatatse ku muntu w'imbere, iyo niyo degomeniwo izakunemasa kontre, izanekonkamayiniwe, izi my God izakuvuganira. De ostar se globeni fodra izinima androgen. Iyo niyo izagutambutsa imbere ya data, ikwicazanye na data wa twese mwiza. Nirangiza iguhesha umwanya mu bwami bwo mwijuru, nirangiza iguhesha umwanya w'icubahiro, nirangiza iguhesha umwanya mu bwami bwo mwijuru. Iyo mirimo watakatatse, hari ibintu bitazahabwa agaciro. Imana irababaye kuba ibyari bisabwa mu buzima bwacu yarabiterereje, ariko yajya gushaka umusaruro ikaba iri kubura mu isi. Ese ahari kugaruka kwa Yesu Kristo azabona umusaruro? Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Reba ibintu bikuzengurutse, reba ibintu watakatatse muri wowe, reba ibintu washize muri wowe, reba imirimo reba ingendo za, reba ibyo uharanira. Dukorera iby'isi bidahaza, reba ibintu uharanira uko bingana. Ese bifitiye Imana inyungu? Ese wowe uzabibonamo inyungu mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo? Hari inyungu uzakura muri ibyo ngibyo? N'icyo uzakura muri ibyo ngibyo? Amashuri ni meza, ariko se mu mashuri yawe wize no mu kazi yaguhesheje ubikiranuka mwute? Byagufashije iki mu buzima bw'umwuka wera? Byagufashije iki mu buzima busenga? Byagufashije iki mu nzu y'Imana? Wabikoresheje ute? Amahitamo n'ayawe n'Imana. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ariko aho uri hose wongera ubwira Imana ngo Mana mfasha gukora imirimo myiza izamperekeza, gukora imirimo myiza izangaragaza neza mu bwami bw'Imana, izatuma nicarana n'Imana. Kuko benshi bazatanga kubona barasize amazu meza mu isi, amamodoka meza, barasize ubutunzi bwiza mu isi, ariko ibyo byose byari kubahesha gukora imirimo myiza, bakaba batarabikoze. Bazababara kandi bazabaho kwicuza n'amarira akomeye, kuko umutwaro wa Yesu Kristo nturemereye, no kumukorera ntabwo bigoye. Imana itugirire neza. Imirimo myiza, uyu muntu w'imbere nta kindi akeneye. Icyambere akeneye amasengesho, akeneye amasengesho. Ubutunzi bugenda kumutunga, senga. Uyu muntu w'inyuma ararya, ariko n'umuntu w'imbere akeneye ibyo kurya. Wimurwaza bwaki, wituma asinzira, ahubwo shaka ibihe byiza muri wowe, shaka ibihe by'umwuka wera, sabana n'Imana. Umuntu w'imbere naba ari asabanye n'Imana, Imana izabana nawe kandi Imana izakugirira neza. Taka uw'imbere, ubutaka butari bwarya uw'inyuma. Imana ishimwe. Taka umuntu w'imbere, ubutaka butararya uyu muntu w'inyuma. Shaka imirimo myiza, senga. Mu bihe byo gusenga, menya ngo niba utari gusenga umuntu w'imbere arashonje. Menya ngo niba nta mirimo ufite myiza izaguherekeza, umuntu w'imbere afite ikibazo gikomeye kandi aguwe nabi. Ahubwo yewe nakugira inama yo kugira ngo wite cyane ku muntu w'imbere, umugarukire. Dore ameze nabi kandi nutamukorera vuba hakiri ku manywa, ubwami bw'ijuru ntabwo uzabona. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimira ijambo ryawe, turagushimira kuri Imana y'amahoro, turagushimira kuri Imana igira neza, turagushimira kuri umwami
turagushimira kuri umukiza, turagushimira kuri umwami w'amahoro. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryamamare. Dushoboze gutakataka umuntu w'imbere, ubutaka butararya uw'inyuma, mu izina rya Yesu. Duhe imbaraga zo gukiranuka, batuva ku kanini dore gukorera iyi si nk'abazayivamo, dukorera ijuru nk'abazabitaha, kandi buri muntu wese umushoboze mwami wanjye gukora imirimo izamugeza mu bwami bwawe. Duharanire twese gukora imirimo myiza izatujyana iwawe, gukora imirimo myiza izatugeza mu bwami bwawe Yesu. Turakwinginze ngo ukomeze uhindure imitima yacu, kandi umwuka wera arushaho kudusobanurira cyane, kandi umwuka wera arushaho kutwigisha, umwuka wera arushaho kuduha amayerekwa, arushaho kutwereka icyo dukwiye gukora kugira ngo twere izabibu wishimira, kugira ngo tugire umumaro, kugira ngo dutange umusaruro imbere yawe mwami. Urakoze Yesu kuko udushoboje kumva ijambo ryawe kandi riri imitima y'ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze. Amen. Amen.